unyita imbesire twagiye. Démocratique du Congo ont appris par voie de presse le prétendu retrait des forces de défense. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamenye amakuru avuye mu bitangazamakuru ngo ingabo z'u Rwanda nabo bafatanyije aribo AFC M23 bavuye mu mujyi wa Uvira ari bice biwukikije. Uku ni ukuyobya kugaragara mu buryo bworoshye kugamije kurangaza abanyagihugu n'umuryango mpuzamahanga, bikaba ari n'igikoresho kigamije kwereka icyizere abahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari kugira ngo bagabanye igitutu mpuzamahanga. Ibi birushaho gushyira hanze aba bashotoranyi n'ingabo zabo zigaruriye uduce. Uku kuvana ingabo mu bice ntibigaragaza ikimenyetso na kimwe cy'ukuri ku bihari. Nta n'ikimenyetso na kimwe turimo turabona, ahubwo ibi ni ibigaragaza ikinyoma cy'u Rwanda ku mugaragaro mu kurenga ku byo rwiyemeje mu masezerano ya Washington. En vertu de l'accord de paix de Washington, les forces armées Nguwo General Major Sylvain Kenga. rafiki yangu Urumva kuba rero yatangaje ibi na nyuma ya yiriya resolution biragaragara ko Kongo ibyo kuba M23 yavuye muri Uvira kandi M23 yarabivuze yuko ari icyemezo yafashe ku ruhande rwayo no ku yindi side, hanyuma na Kongo nayo ikavuga yuko yabyumvishe mu itangazamakuru. Ni ikintu kigaragara ko ahejo hahuvira byanga bikunda hazaza hahuvira byanga bikunda ntabwo harasobanuka neza. Azamera nka kibumba bigira inyuma ariko amaherezo azongera afata. niko kibumba urabona nka Washington, amasezerano ya Washington niko President Kagame na Tshisekedi bagiyeyo bagasinya, byari bitaragira igihe, byari premature. Ariko nibuka yuko basinya mu kwa gatandatu bawukujya nyuma y'ukwezi kumwe, ariko condition yuko Doha ibanza igacamo bya bibazo by'abanyamurenge bafite n'indu zagenzura hehe ingabo zajya hehe, ariko nabo biraba. So nukuvuga igihe bitaraba kandi bishobora ngenda n'ikizere mfite ko kubera ko mwuko ugaragara baye Kenga ibyo bavuga ugaragaza yuko nta bushake politiki shisha mfite kugira ngo amasezerano ya Doha yihute kandi arangire. So yakira icyo kibazo azaba ari bya bindi kukuraga igitutu cy'amahanga ukakena gutya, ariko amaherezo gusa kimwe mu bintu bikemura ibibazo n'igihe kibamo. N'igihe icyo gitutu kigashiraho abantu bakaba baganira ibindi hakavuga izindi alliance, ariko ngiye numva uyu mwanzuro wa UN hari ukuntu nenda kuwushyigikira kubera ko agahenge ceasefire nta wundi muntu washoboraga kugasupavizinga kugashyira mu bikorwa atari hagati y'abarwana. Biriya bikuvuga ngo hari mechanism yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro, buri muntu n'ubundi aba afite ahantu aturutse ari naho abogamiye. Ahubwo igisigaye no kureba ababo bazaza nta hantu babogamiye. Ariko nkurikije ibyo mwasesenguye ubwo nyine haracyarimo akabazo kuri abo bantu bashobora kuza. Ariko kumenya yuko iby'agahenje no gushyiraho iyo bita zone tampon M23 yabisabye Doha cishashira byanga. Yego. So nukuvuga nibagerageza gufosa kugira ngo MONUSCO nizabe hari nabo bongera bahinjire. niba hinjira bizaba nkuko byabaye mu bindi bice igihe hazaga East Africa Region Force. Kibumba wibuka ko ingabo z'abanyakenya zararashwe bavuga bati murimo murarike M23 ikabasatira, ingabo za leta zirahasubira. Masisi niko byagenze ngana na General Kurayi y'umuvugizi w'isire cy'Ubugande avuga ko muri ibyo bice bapfushije umusirikare cyangwa abasirikare. Ndaboza mwigeze mushaka kumenya ababarashe muri rucura aho ngaho. Aranje bavuga ati iyo wagiye gutanga amahoro wirinda gukurikira akantu kose gaturitse. Ati kuko umusirikare yarapfuye turakomeretsa, ariko kuko twaje kugarura amahoro ntabwo twagiye guhiga uwarashe. Twarabyihoreye ko tugamije amahoro n'ibindi nk'ibyo. Ubwo rero urumva ko gusa muri Uvira n'ubundi ejo ngo habaye ibikorwa by'isuku, ikibumbano cya perezida baragisenya. Meya se ninde? Meya se
nta meya uhari na gavana ari abaturage bariyobora oya gavana wa leta bariyobora uwo leta we yaragiye gavana wa leta ari Baraka gavana wa M23 ari Uvira nako ari Bukavu wari kubira ubundi bisanzwe biyobora ariko umujyi nyine muri abaturage nyine bari mu byabo ariko mu makaritsiye bafite abayobozi abayobozi nababonye bari bahasanzwe ba meyazi ubwo ni ba meya ba chef de quartier chef de zone abari basanzwe bari bo bahagumye kuko n'igihe M23 yazaga yaravugaga iti twe nta muyobozi twazanye aha wari uharakomeza ayobora abaturage uburyo bwanyu mwari musanzwe mubana mukomeze mubane muze kwakira gavana gusa wavuye Busubwangwi yari Busubwangwi niwe waje kubareba Bukavu avuye ku biro n'ubundi niho byabaga bya guverineri aho birumvikana ariko abayobozi basanzwe ba hano bari baharara aba leta keretse abagize ubwoba bakagenda ariko bahagumye niho barimo kuyobora karitsiye n'amakuru tubona nabonye yafotowe n'ikinyamakuru cyo mu Bushinwa agaragaza abaturage ku munsi w'ejo bari bakomeje imirimo akazi kabo bari bagakomeje nta kibazo bakoze amasuku bakora amasuku byose bakoze isuku rero ngo ni icyumbano bakigeraho n'iki cyumbano nacyo ngo kiri mu mwanda uri mu mujyi nimuze kumbwira ngo ndebe ibindeba perezida ukiri mu gihugu ukiri ku butegetsi ugikubitwa imijugujugu ukirwana n'ibikorwa by'amajyambere bamubumbira ikibumbano cyo kugira gute ushobora gusanga ari umunsi gisobanuye oya muri Kongo barabumba Kongo bakunda munima cyane munima kandi umva barabumba ubu nawe none se Kabila yarakigize Kabila yarakize ikibumbano yaragifite da Kabila mukuru ariko se bakibumbiye oya baramurashe Bukavu nta namwe atabamunima Bukavu arahari Kabila mukuru n'ikibuga cy'indege cya Beni bakise Etienne Tshisekedi wa Mulumba Beni kandi Beni ni hamwe mu hantu hashobora kuzakomereza intambara ubwo nyine batamwisi icyo wabo Kasayi kuki batamwisi wabo Kasayi wa mugani we bagomba gutangira muri Burasirazuba byatangiye bahonda batyo birangira byarangiye cyaguye nyine ariko ibintu byo muri Kongo nta mayobera nta mayobera arimo ahubwo biratangaje ubu se abaturage bari kumwe nande ko ndeba wa mugore wawe urumva bagiye kuba babanye abaturage ariko ntabwo ari muri Kongo ubundi abaturage nibo bantu b'inzirakarengane muri izi ntambara ubu abaturage bayoboye umuturage waceje yakire M23 ndavuga guceza kubyina yego nk'abandi zana niba uyibona babandi bakomaga make M23 yinjira mu mujyi nka 99% bari wazarendo ariko FRDC n'ubu ntabwo bari abasore gusa FRDC n'uyu munsi ntabwo bana ari abaturage bisanze amato yagiyemo bafande bisanga ibintu byayoberanye bahita bashyira imbunda mu nzu baragakoma kuko nayo M23 icamo cya gihe yabata umuntu ufite imbunda uze kuyijugunya hanze wigendere nta kibazo n'uyu munsi FRDC na leta ya Kongo ntabwo bari ntibarizera neza ko uyu mutwe wavuye muri uyu mujyi ariko kwizera biragora impamvu yo kwizera ko yavuye mu mujyi uzanira abantu mapu bereke uwe ko kubirebye ubona yaravuyemo icyo bita kuva mu mujyi ni ibirenge bya M23 bidakandagiye kuri Kavimvira ntibikandagire aho twinjiraga muri Uvira kuri za rompuwe bakaba baticaye barambirije mu mazi bakaba batambaye uniform bamwe muri kuko kuvuga ngo bawusize bose bakuyemo uniform ni nk'ukuntu n'ingabo za leta zitakuyemo zitagiye zose hari abasigaye ubwato bwarabasize ejo bundi bavuga ngo hari abasivili bari muri Kongo bashaka kujya iwabo i Burundi M23 ikavuga iti nta kibazo batonda umurongo abagabo bajya hano abagore bajya hano tubasake barabasaka banje babwira hakurya aba baturage ni abanyu ni mukingure mwakira abaturage be kuguma hano niba bari baje gukora intambara ikabi bahari cyangwa bumva badafite umutekano bashaka gutaha mureka abantu batahe barakingura narabitegereje ukuntu bari ku murongo n'abasirikare barataye uwo bari barasha kumva rivuze ubuho agakuramo imyenda akavuga ati ndapfa gisivili yatanye n'abandi afite inkoko abati nge ncuruza inkoko ubusanzwe ko ntacyo yatashe uriya yatashye ari muzima agenda abwira inkuru ati bene wacu nsize ingurube zitangiye kora nge naciye muri iyi nzira ngenda abantu bapfuye batangiye kwirabura basa nkaha kubera ko bamaze iminsi inyamaswa zatangiye kubarya ingurube imbwa n'ibindi guhumeka umwuka byari byatangiye kuba ikibazo kubera umunuko ariko Croix Rouge irimo kugenda ikora akazi ishingura bari batanze itangazo mu 20 kigera kavuga iti umuntu uzi ko umuntu ari ukamubona yapfuye ntimutuma ashyingurwa na Croix Rouge ni mumushyingure ni umuntu wanyu yaba yari umusirikare
ariko ari uwanyu, yaba ari umusivili waguye muri aka kavuyo k'abarwanaga bagenda, yaba ari n'umuwazarendo warashwe hano ariko ukabona umuzi, mushyingure nk'umwana we cyangwa umuvandimwe. Hanyuma abatazwi bose Croix Rouge dufashe